Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza abakunzi ba Kigali Top News. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Yashize iminsi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hacicikana inkuru y'umukobwa watewe inda na Ndimbati. Isa uyu mukobwa Kabayizi Firdaus akaba amaze kugira ibyo atangaza, nibyo tugiye kubagezaho mu buryo burambuye, mwumve uko umubyeyi we kuri ubu ngubu ibintu ari kubitwara. Yavukiye mu mudugudu wa Kangabo, akagari ka Samiyonga, umurenge wa Muganza, akarere ka Nyabihu, mu ntara y'Amajyepfo. Yavutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2002. Icyo gihe nta tegeko ryo kubyarira kwa muganga ryari rihari, twese umubyeyi wabaga yananiriwe, ariko inda ye yarapimishijwe. Hanyuma amaze no kuvuka bagiye kumukingiza ikigo nderabuzima cya Muganga. Hanyuma uko nabimenye mu gihe ahubwo yari yiteguye kujya kubyara. Hanyuma nahamagawe n'umugabo witwa Ndimbati, yarampamagaye ambwira ko ngo ambaza ko natanze mituweli, kandi mubwira ko tarayitanga. Yarimo ajya gupimisha, ntabwo rwose yarahazaga kugira ngo umenye ko atwite, nuko nabyumvise arimo ajya gupimisha ari aho ngaho i Kigali. Hanyuma rero uwo Ndimbati arampamagara amubwira ko, ariko nabanje guhamagarwa n'umukobwa anyaka ko natanga amafaranga ya mituweli, andi akamwohereza akemeza nawe andi akayitangira. Aba nakohereza amafaranga, yamwohereje amafaranga, ariko noneho amaze kubimbwira mpuzana Ndimbati akaba yumvira yohereza amafaranga, maze kuyohereza noneho aba ari utanga mituweli kuko yashyizeho andi. Yatanga mituweli 2 rero numva ko umukobwa yabyaye, nuko yambwiraga ko arimo afasha umukobwa umajya kwa muganga. Bwana naramubajije ariko namubajije amaze kubyara, ambwira ko hari umuntu umufasha. Nuko bibaho rero, ejo bundi ku itariki 3 nibwo Ndimbati yampamagaye ambwira ko hari ikibazo afite, ashaka ko naza nkakimufasha. Mubwira ko nta ku itariki 3 z'uku kwezi, nuko ambwira ko afite ikibazo naza kumufasha kugikemura. Mubwira ko nta kigarambye afite ikibazo cy'ikigire icyo nzayiguha, kubera ko ntawe yari ahita anyohereza. Nagurije amafaranga ageze i Kigali, ndaza igiwe hari Karama mu mudugudu w'icyitegererezo. Nuko hari baramuwe babiri, hari umudamu we, hari na mama we, hari n'umuyobozi w'umudugudu banza. Yari umuyobozi, ariko nimba ari umutekano, nimba ari umudugudu ntabimbabariyemo kuko sinashoboye kwivangura neza, ariko hari umuyobozi wo mu mudugudu. Nuko hari n'undi muvandimwe nagera yahamagaye, twari twahuriye, nuko aratubwira ati ikintu nabahamagariye, uyu muntu barabyaranye abana babiri, iyo n'abana banjye abana yarabampaye. Amaze kubampa umunsi ku munsi agashaka ngo ajye gusura abana, ndetse akabigeza nijoro, naho kazana nijoro ngo ajye gusura abana. None ibyo bintu ndabirambiwe. None uyu munsi hageze havuga ko abana babakeneye. Rero abana yarabazanye, none sinabakanga kuko bikazi, ariko ikintu cyaka nuko munteguriye amafaranga mwambwira nazajya muha ku kwezi yo gufasha abo bana. Nuko arangije kwivuga ati ndabona ibyiza rero, uyu mukobwa iyo duhuye, avuga umukobwa wanjye ati iyo duhuye ukunda gutongana, byiza ndabona twasohokanye nawe, noneho ibyatsi mukabyiga twe tudahari, mwabirangiza mukaduhamagara mukatubwira umwanzuro mwafashe. Nuko umukobwa ati yewe ntabwo mubasohoka sisohoka, ati ntabwo mwabyiga ndahari. Nuko
baraturira rero baheraho baratongana nimba akageze hakigenda nigendeye igwaserera yanze ari hose rero narakinwe gasohoka ndamuhamagara kuba wavuye Nyaruguru kabandi hano none ukabugiye ubwo urambaniye bose namanuwe ni aragaruka ageze mu nzu barongera baratongana ati rero niho ndagiye kandi ntagiye umugoza kumpamagara ngo ngaruke ikintu uyu mukobwa kibazo tuzongera kuvugana na kari mu buyobozi naho ntayandi magambo kora kuzongera kuvugana ahita asohotse umukobwa nawe afata abana be babiri arabasohokana twagize burya tungo barimo barabarwanira hanze basohoka barakingura kubona ngenda umwana ahita amwinjirana mu nzu umukobwa nawe ahita atwara umwe arakomeza aragenda hari mu masani hagati ya saa mbiri na saa mbiri n'igice z'ijoro agiye rero yaje abo ba hafi barataha jye naraye aho ngaho kwa Ndimbati jye na mama we Ndimbati nawe ntabwo yaraye aho iza yagiye mu gitondo arambuza kumuvugisha giko ngira ngo ntahe undi imbere hari akazi kese nuko yaje kuja mu masaha sita aje saa sita arambwira ati wowe muzehe nagira ngo umpamagare uriya mukobwa wawe ati buriya sinamuhamagara ntibyaha umpamagariye azatware uyu mwana kuko abana ni batoya kandi n'intanga atawa batanu wenda bidakunda agarure uwo yarayajyanye asanga undi hari itekereza paye nicyo umukobwa ndamuhamagaye muhamagara reka nze umwana mutware urahagera mu minota ingahe urahagera mu minota 30 ndamumaze nuko ubwaje rero nditendeye akansanga hano kuko iyo tubonanye turatonga gendera araza ajana Ndimbati wamuhaye umwana muhaye igenda y'abana n'ikindi gikoresho cy'abana basi umukobwa aragiye yari ngwaye nka saa rero yewe Ndimbati pamunana abaraje kwa matse yari ubukwe ngiyemo ajya mu bukwe nanjye nabonaga ko ntagera Nyaruguru hari umuvandimwe nabiki kugesera kanyega Bugesera barayo urajya kuwa mbere imirimo yo kuwa kabiri yaza ahani Nyaruguru kuwa gatatu rero numva ibintu byayongagira ibyo ku maradiyo ku matelefone umva yabaye momo rero nanone nkomerezeho kuwa gatanu irampamagara ndagenda n'umukecuru wanjye wageze batigenda customer care muvugane agenda customer care bakamaranga mu nzage na mukecuru arayafotoye aradusubiza kimigenge nijoro muri iri joro ryakeye mu masaa moya n'igice cyane ageze mbona umuntu mudugudu acumi ubwo rero ati wikabe kuri ribu mu gitondo nabyukanye n'umukecuru wanjye n'ubu turi kumwe turi hafi y'umuhira tutaragira ribu tubagira imyirondoro yacu turayibahaye tubaza amavuka y'umwana turababwiye ararangije bati ngaho rero nimugende akasoma nawe muvugane tujyayo customer dusanga ba executive ngo yavuye kwaka ipande cy'uwo mukobwa yakingirijeho kwa muganga yamubwiye amatariki ati agahura n'ibyo kwa muganga